Amagambo yo mu Ivanjiri Ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe, marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo muri Galileya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yozefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika aza iwabo aramubwira ati: "Ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe." Yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutso ivuga. Marayika aramubwira ati: "Wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene Nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira." Nuko Mariya abwira marayika ati: "Ibyo bizashoboka bite, kandi nta mugabo mfite?" Marayika aramusubiza ati: "Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa Nyir'ijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane, kandi azitwa Umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu na we yasamiye mu zabukuru, uku kwezi ni ukwa gatandatu, kandi ubundi yitwaga ingumba. Koko nta kinanira Imana." Mariya aravuga ati: "Ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko ubivuze." Nuko marayika amusiga aho aragenda. Iyo ni Ivanjiri Ntagatifu.